umuntu uri mu kazi mwamubonye dore ntabwo yewe uzi ko ari wa muturanyi wacu wakugize kure nkwice nkwice ndagufite ubu ngubu ndi kumwe nawe ntajya kibatwaye ndamubwira icyo gukora ni iki icyo gukora rwamaze kumubona uyu muntu nimujye guhita mumubwira ibyanyu byose kuko ubona nawe arabizi ko hagarara urya tureba zamura kaguru kamwe gutya turebe nakamuzamuje hanze yabikoze ndakaraga yiro turebe yampaye afite agategesha muhungu wanjye rwose yicarire ubundi mfasha umugabo no urana ukuntu yatanga nahagurutse 1500 yose ni yose ku buryo ubu nta kintu koko ntangire gusabiriza bya bindi koko ntabwo nta kuntu ndibuze kugenda nakadorari se nabo kari gaho da ako kadorari nitwe tukajya urakoze cyane ma yo kuva mu icupa muraho turaho amakuru yawe ni meza uyu mwana amaze imyaka myinshi ari mu icupa yavuyemo mureba kamane suze cyane abakunzi mwese ba 5 Guys TV rize komeze fresh je nitwa Junior sinjya muri migozi impambira kindi kwa kumushwa simuheza agace amaze kubimenyera mwese jana kurindi hanyuma make sure ko wakoze subscribe kuri uyu muryango mugari nawe uze utwinjiremo hanyuma uyu mwana rero uyu mwana uretse ko muri nabareba reka mansuze bano bantu ariko ibyo nabanje mwabyumvise mwabonye na video nandi kuvuga uyu mwana yari amaze imyaka myinshi cyane baramufashe ibaze kugufata uri umuntu ungana nk'uko ungana wowe dukurikiye bakagushyira mu icupa tugibwana na bano bantu video mwarayibonye tuza hano ku mugabo bitambungira mihigo cameraman nabereka ahantu uwo mugabo atuye abakorera igikorwa cyo gufata uyu mwana akamuvana muri iryo cupa abagizi banabi bari baramushyizemo mbese baramuhaye bwa burwayi bwagombaga no kumuhitana ariko nyuma yuko birangiye abagabo navuze nteka ntange part 2 mujya muzimbaza muraho turaho umeze ute meze neza witwa nde harya nitwa Silas mu kijuru ukurikije ringiri ukurikije uri guca hehera nawe twibutsa amazina Byayingabo Aimable ko ndi gutinya kukwegera Byayingabo Aimable umeze ute rero ndaho narakiza reka nkubwire tujye kubanza kubaza uyu mwana ubuzima bwo mu icupa mushyiraho kamera fresh tubwire ubuzima bwo mu icupa ntago nari mbeze oyase ntago nari mbeze babimgiye ngeze mu rugo ngo bari baranshize mu icupa oyase nta buzima bwo mu icupa ubuzima indani baramugize nk'amazi cyangwa iki ubuzima bwo mu icupa ntago uzi ukuntu bimeze kandi warahozemo ntago nabimenye ntago nari ngwaye wari urwaye hanyuma ubu umeze uterera aka kanya ubu narakize meze neza umeze neza ntabwo yagira gutyo ukabona yashaka kwinjira nko mu isafuriya cyangwa oya yarakize nta kibazo nje gushimira kuko muganga yarambye nzamuzana nje gushimira ampe n'undi muti wa nyuma wo kumukingira uwo mugome nyine atazongera kumumenyera ngo amukinishe yego byinshi turabimenya tumaze kwinjira mu rugo rw'uyu mugabo wafashe umwana akamukura mu icupa akavamo akamuzana hanze hano ku isi njya numva abantu bavuye nko mwibohero abantu niko bivuga ngo ntago baba bari ku isi uyu nawe ubanza atarari ku isi so rero ubwo tugiye kureba uyu mugabo mwibuke iyi video irangira nabwiye ko mbembereye part 2 kuzabereka uko uyu mwana byagenze se kuko yarakize nabajije muganga se uyu muntu mu icupa avuyemo birarangiye arakize muganga ati ntagakize ariko murampa iminsi nyuma y'iminsi myinshi rero twashatse gukora part 2 nkimara kumenya ko umwana ameze freshness mvuga nti reka mbyereka abanyarwanda urumva umeze neza meze neza cyane umeze neza meze neza mu icupa ntago wanyeganyegaga gerageza kunyeganyega turebe wagira gutya nabikora n'ukuboko kakuzamura nakuzamura nagakiri mu icupa di so ni byiza cyane birashimishije tutari twinjira cyangwa se tutari kwakomanga kuri uyu mugabo uriyumva gute none je ndumva nishimye ku mwana wanje yarataga atajya gakira ko naravuje ahantu hose byananiranye ariko baza kundangira hano ko umuvuza avura neza nta kibazo none nkaba narinze kumwereka umuhungu we yavuye kamukingirwa umuti gwasigaye gwa nyuma
ubwo hari n'akantu nari nazanye ariko ndakamuha nako kishimwe. iyi video igomba kuba ifite iminota itarenga 10 cameraman ubyibuka uhita ukatinga. Icyo ngiye gukora ngiye kubaza utubazo nkatungahe muganga uko yabigenje rwose, turebe n'uburyo ki uyu mugabo yaje yiteguye agashimira uwo mugabo duhari, ubundi dusoreza aho ngaho. Reka tukomangire uyu mugabo. Zawe nta kibazo. Ibyo nari ndimo mvuga nti dusatire urugo rw'uyu muvandimwe witwa Mbungiramihigo, niko yari yatubwiye ngo niko yitwa. Ubushize twari twakomanze tuvuga tuti turebe niba navuze nti part 2 ni ngombwa uko byagenda kose. Muraho bimeze bite se? Neza. Suhuza nokungwamo umeze ute se? Neza. Yego. Umusaza arimo se? Arimo? Yego. Okay. Mutugezeho nyine tumurebe. Ya nibyo ndimo mvuga mu kanya nti uko byagenda kose uyu mugabo nawe ngomba kugira ibibazo mubaza runaka. Ni umuganga ntari byo kubesha. Ni umuganga nawe nzajya murangira abandi bantu bagwaye. Bayidawe abantu n'abagome mu byibuke hanze aha ngaha. Yewe ubu ngubu kwizera abantu narabiretse. Bari bankoreye nta byari bimeze neza ariko umugabo ndi kubona yabikemuye kabisa. Kwizera abantu giye narabiretse, sigaye nizera abantu bake nabo simbizera 100%. Sanze ari hatari mwa bantu. Aho ariko nje kwemera bunemeye. Twaje turi guterura kubona kari kwigenza. Ntako bisa. Byambereye ubwo se umukomanga naho. Yego. Makuru ni meza. Yango nituhageze nyakubahwa. Muraho. Kaduwa Mungu wa muhungu. Wa muhungu wawe. Ni umuhungu ubwo yabaye wawe. Nimeze neza. Ahubwo ngo aravuga. Aravuga. Niko. Undi kuvuga. Ntabwo gisimba uruhuka kundi. Aravuga. Bimeze bite se? Musande kundi mu kazi hano. Abone ndiho muvura. Ntabwo umuntu yageramo se. Nta kibazo ntabwo duheza abantu mwinjye nta kibazo. Ariko mu buryo bwa kinyamwuga ubatubwira ko hari amashusho. Nta kibazo nabo ntabwo batinya amashusho. Abantu ntibatinya. Muraho yemwe. Turimo turafata amafoto rwose numva ariko niba bitabangamiye rwose. Ntabwo bangamiye. Ni karibu nta kibazo mucare. Karibu umuhungu wanjye. Bayi wawe tayari. Bayi wanjye. Amakuru yumeze mute? Amakuru neza. Ariko kugenda neza? Ari kugenda n'intoki zose. Handi haragororotse neza. Wakina umupira? Nibyo? Ahubwo wayihamya. Uyu yakina na basket muremure. Areshya na se. Kubareba urarabye rwose. Bo ndi kuvura uyu murwayi nararwaye ameze nabi. Ndi kumurwanaho uyu nawe nemaze bese ndi kumuvurira mu rugo iwabo. Nuko ngo yarafashwe amara iminsi ariko nawe nabibasobanurira. Reka nze mbanze muhati ibibazo. Muraho neza? Yego. Kamera nta kintu gutwaye. Abantu bari kukubona isi yose. Nta kibazo. Nta kibazo. Witwa nderera? Nitwa Murekatete Jeannette. Jeannette. Umeze neza? Meze neza nubwo mfite umurwayi bwose ariko nizeye ko azakirageze kwa muganga. Yego. Muraho namwe? Umugabo hari ukuntu ashobora kuba yamushyizemo nk'imiti wamwegera nawe gahita ikujyaho. Okay. Yaravuze ngo dusobanure uko bimeze. Ubundi uyu murwayi amaze amezi 4. Yego. Twaravuje birananirana. Yego. No mu Kinyarwanda hose twagiyeyo biba ngombwa ko baduhuza n'uyu muganga kuri telefone. Yego. Ubwo bamaze kuduza kuri telefone atubwira ko tumwoherereza amafoto ubundi akamuvurira mu rugo, yabona agize akabaraga tukamuzana hano. None ubwo twamuzanye hano kubera ko sinzi umuti yamuhaye mu ntuza bwo twamwohereje amafoto niyo yamuvuriyeho. None ubwo twamuzanye hano hari n'indi miti ari kumuha. Nuko Ose turaganira dute wa mugabo we ndeba uri mu kazi. Turaganira byose ndabifatikanye. Urabihuza. Kubera ko uyu nguyu nyimwitaho cyane. Reka mbanze murwaneho mu imiti mikeya. Hanyuma nongere nkomezanye n'uyu nguyu tuganira. Baravuze ngo akuzaniye ngo
ntabona sindamubaza byinshi. hari utuntu ngakuzaniye twagira ngo Madabu nzanira ya magi turebe uko ameze. Mufashe gatoya. Nabatumye ubundi nari namusuzumye maze kumusuzuma ndamuvura. Hari byo nari nabonye bidasobanutse. Ndabwo ntibo banzanire amagi. Nyamara kuzana amagi hano ubwo muri ko mu buri birimo yise kamushiramo. Amagi y'inkoko. amagi Asanzwe y'inkoko. Muri ko muvura. Uraza kukibona na mu kanya gatumye n'icyo ngiye nanjye kira wasa nga. Okay. Ubwo kuntu biteye hari abaje kushima hano ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande hari abarwayi. Murabizi nabisabye ndavuga ntese kuba kamera hari icyo bitwaye bati nta kibazo. Ntago nigeze mviyora amategeko mw'abantu mwe mutavuga ngo wenda twafasha abantu barwaye tuza kuba kamera tutabibasabye. Murabizi tucyagera twavuze tuti ese ko kamera ziriho tufata amashusho bati nta kibazo. Rata hari ikibazo kuba turimo nta kibazo. ntacyo bitwaye. Uyu mupfandiki rero uyu ni murumuna wa mama. ni murumuna wa mama. Akaba ari njye utuye hafi ye bikaba ari ngombwa kanjye wamujeho. Murumuna wa mama w'umuntu harya ubwo aba ari mama wacu. Mama wacu sibyo? Ni mama wacu. Dufata igiri muri koze mahangaha. Urambika hari. Koze mahangaha urambika hari. Igino kwigengesera ryameneka. Amagi so wazanye se? Navuga cyane. No wazanye. Amagi ni njye wayazanye nayo bantu. Agutumye. Bitamo icyuma gutya. Kuri buri iki. Tangira kwiringira. Ayamene. Anyu yitwa nde? Amazina ye. Mureke. Yitwa Mukarukundo Jeannette. Tabora. Fata. Wabibonye se? Ibyo bibya muwaga mu nda rero. Iki? Wabirebye? Iki? Ibyo bibya muwaga mu nda. Ndi kubona amaraso nje. Amaraso avanze n'amashyira. Buriya se. Waje bamwe ngo biramurya ntibamenye ibyo ari byo. Ngira nzamukura amanga ntamubaze. Mwe mumenye amagi. Amagi niyo yizaniye ni uyazanye. N'uyizaniye ku giti. Nangahe buriya? 8. Amajyana. Yamanitse 3 rero ku giti kurya gatatu niyo avamo amaraso avanze n'amashyira. Urero ntawe sinyama zo munda zaboze. Nta n'inkomoko yabyo bindi. Abo nibyo bari bamushyizemo bamuteretsemo. Bivuze ko ubwo none se ubwo nukuba biri mwigi bikaba no mu nda yigwa. Burambikuyemo ahubwo. Burabiziye muri rage. Niho mbikururi. Amagi niwe wayizaniye ku giti. Niwe yazanye niwe yazanye. Gene na uko namaze kubibona ndabona ibintu ntabwo nabikora badahari. Kuko nanu sinjye giye kujya kuyigurira. Ndabona n'ubundi bagire gukora amagi bayanzanye baje bamuzane muvure namwe mukingire. Cyane ko barambuye ngo bashaka no kureba umuntu wahemukiye wabaroze. None ngo bare barabamire ko abantu n'undi bashamiye ko umuntu ari kurogeshwa hirya no hino. Ariko abangaba ntabwo ari umuntu ugiye kubarogesha. Abo n'umurozi nyirubwite. Nubaroga n'ubirogera. Uyu ngo bamutwaye imisatsi ye bamutwaye kurogesha no kwirogera ubwabo. None n'umurozi nyirubwite n'ubikora.
hano ni ibitendo buri gihe ni ibikorwa biteye ubwoba ariko se ubwo igikurikiraho ni iki igikurikiyeho ubu ibintu ndabirangije urangiye kumuha imiti ikomeze nzi no kumwereka n'umurozi we akeneye kuba yabona yego ibyo biteye amatsiko byo kumwereka ubwo sibyo twahera hora ubundi kubona umuntu uguhemukira biba biteye amatsiko rero ubwo urumva kuhita ubona umuntu ubahemukira atari byo twaheraho nibyo bikaze kugira ngo tubone umuntu watugiriye umuntu gutya nibyo byaba bikaze nanjye aribyo twaheraho rwose tukareba uburyo ntacyo reka mubereke nta kibazo ko mpari kanze mubereke nta kibazo kanze mubereke aribyo twaheraho kugira ngo turebe ese wa mugani umuntu uyu nguyu wongera kubw'imbaraga mwamuhaye ndagira ngo uyu muntu agaragara imbere y'abantu bose mukoze isoni bamaze iminsi babumbaza kandi noneho ntabwo ari umurozi surogesha ahubwo ni umurozi uroga ku giti cye ntabwo ari umuntu uri mu kazi mwamubonye dore yewe uzi ko ari wa muturanyi wacu wakugize ko ureba jya hino urebe do dore ni rutazi hana muko wakugize gutya uri kureba dore ni wa muturanyi niko mugabo nkwice 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 uzi ko bavuga ko ari umurozi tukabihakana koko uyu muntu ushaka gishaka uzamusubira uri kureba umukobwa ndakubaza uzamusubira uyu muntu genda muganga ndakubona wowe n'uburozi bwawe bwose ndabutwara wa mushenzi wowe ndagufite ubu ngubu ndi kumwe nawe ntajya kibatwaye ndamufite uyu nguyu mwamubonye n'uyu nguyu icyo gukora ni icye icyo gukora wamaze kumubona uyu muntu nimujye guhita mumubwira ibyanyu byose kuko nawe arabizi ko byabonetse kandi ngiye kumwambura iyo afite byose n'ingufu ze zose buriya nta bushobozi ngiye kubona kugira amurwara uyu muntu ngiye kumukingira mu kanya umuhe n'imiti hanyuma agende nta kibazo azatekera birarangiye hano hari abantu banjye nizaniye ariko aba ngaba aba bantu umuhungu wanjye ndabakira mu rusengero y'abantu mu izina rya Yesu ngene mu izina ry'abakurambere bampaye imbaraga mu rusengero ntabyo muzi ntukatubeye turarukunda cyane urusengero ni imyuka yanyu ntabwo imyuka mibi ko imyuka myiza yego ndabona bakiriye uriya yari yambwiye ati nzaza nje kugushimira ubu ngubwo nibyo ndamakira ni wanjye uretse ko asanga ndi kubura abantu twari turavugana neza mwambwira amagenzi n'ikimugenza yego muri cyo gisigaye nta kibazo kirimo nibatubwire kuko gere yambwiye ati nje gushimira uriya mugabo yankoreye rwose nakubwira nti aba bantu uyu mugabo yambwiye ko aje angendera aje kunyira ku mwana ariko ari nagashima nzaniye ubwo ni uko ngira ngo ampe ntakira imbere yanyu nta kibazo kuko byo ngira ko nabikoze imbere yanyu ntabwo najya kwakira nihishe nabara agafaranga ubwo twe ntiturya twari duhari byabaye duhari mfasha umugabo ni urabona ukuntu yatanga nahagurutse ibihumbi 500 yose ni yose ku buryo ubu nta kintu koko ntangire gusabiriza bya bindi koko ntabwo nta kuntu ndibuze kugenda nakadorari se nabo kariho gaho da ako kadorari nitwe tukajya murakoze cyane murakoze amafaranga niko yeye mbona amafaranga ngatitira reka da muze buriya uri inyangamugayo ibintu nkoreye abantu bagiye gukora n'abaki cyane ubundi abanyarwanda njye kuvura bwa telefone ariko buri biterwa n'uwari ubwo narangiye amaze kwikuraho hari igihe asanga naramutse nabi gakoresha imbaraga za muganga ku buryo ashobora gushuka nta namwangisha ibyo bari ukwihanira oya ndahengeka ntabwo nihanira cyane ngo nakanya okay mama w'umwana arakomeraho kadoro urakoze sha uyu munsi waguze akanya hari akabazo yagize nawe yaje ariko azaza ntabwo neze ducitse ahangaha hagara gutya tureba zamura akaguru kamwe gutya turebe nakamuzamuje hanze yabikoze ndakaraga yiro icupa bibitewe yampaye afite agategesha umuhungu wanjye rwose yicarire ubu ndi mubitahira rero uri mubitahira uko abangaba n'ubwe bati byabaye komeje ndakurikirana hamagara mumeze mutati tumeze neza abana nabo nta kibazo cyabo ngungiye kuma umuti wo kumukingira bitari nta kibazo okay aba nabo rero burabura ko byose birangiye
nta gisigaye nawe ngiye kwa ntabwo arabyuka ni nk'ubushize ukuye yari ameze oya ntabwo ariko yamaze gukora namaze iminsi muvura mu rugo ntiyashobora no kuvuga ubu ngubu aravuga buhoro nta kibazo. dusoza rero twagiye ku bijyanye n'abandi bantu njya mbwira abantu nti kubwira ngo mbajyane kwa muganga nta kantu mu mpano ubwo rero ariko ujya uburyo wazanamo n'ingufu bikoresha kugira ngo bakwishyuye oya hari ukuntu umuntu akubwira ati nyaranja wowe ukabyara we mujyane kwa runaka cyangwa se birirwa bahamagara buri munsi ese nzajya nkura gutya nyine yewe ndi Yesu n'ibyo ariko gufasha bibaho gufasha bibaho wese ko mbonye bakwishyura ariko nanjye nafashe mbere gihe nawe nyine niwanyurwa uzakwishyura iyo umuntu anyuzwe araguhemba ahantu mudukurikiye mwebwe mwabivamo. Okay, dusoza rero ngira yoborera abantu kugira ngo batazajya bari kaniyoborera abantu rero banjye bankunda abantu mukunda ibiganiro bya Mbongira Mihigo n'ubuvuzi bwa Mbongira Mihigo kugira ngo bagire ikintu mbisabira gikomeye cyane ngiye ko ibintu byinshi nkora bitandukanye hari abantu bajya bampemukira cyane bamugara kuri telefone kandi nakomye kuba ndi kwakira abandi bantu umuntu umwe ngo yibwe igare kamwe ngo ibwe telefone kamwe ngo ibwe televiziyo muvana ngo rusonga yigura kuri telefone yanjye si igikoresho kumbwira ngo bakwiburanduye ibishyimbo mu murimo si igikoresho ni ibiryo nyine ko reka mbaze nkubwire ngiye umutanyi nkoresha uwo wampenze nuko ngo giye buri ntangira kugaruza ubwo kuri miliyoni 2 gusubiza hejuru kubera ko nishize 500 umuntu wibwe 100 ntacyo ntabwo namwishyuza ngahe ntibyakunda ntabwo ntibyakunda rwose kuri umuntu hamagara ngo yibwe telefone ibyo bari kumpemukira kandi yagiye bandi kwakira abantu ubundi jewe ibintu byinshi bitandukanye ariko kugaruza ibyibwe ndabikora kuvura uburozi bw'ubutamikano ndabikora ubutumano gutanga umuti kugira ngo ucuruze gutanga umuti kugira ngo utsinde urubanza rwaraniranye abangaba bashaka amaviza bajya mu mahanga cyangwa badepoje bikanga ndabafasha umugore n'umugabo mu rugo baryana batabizi bafite impamvu bibateye ndabahuza bagakundana cyane nta kibazo umukobwa wabuze umugabo arangana nkamufasha umuntu wese umva yumva atisobanukiwe neza tukagira nkamufasha akisobanukirwa mvura rero ibintu byinshi bitandukanye wowe urisobanukiye cyangwa se nawe tuzaganira rwose kuko utisobanukiye nta nubwo bimenya ntabyo amenya utisobanukiye ntabyo wamenya guteze ko umeze nk'umuntu uhora yasinze ubwo ari nk'ukuntu ukora ibintu byose bikanga wajya ukazi abantu bakwanga abo bamushara wawe mwe ntumenya aho wagiye ubwo ni nyatsi uraza tukareba impamvu yitanye niba ari mu muryango cyangwa se niba ari yahe tukakuvura nukuvuga ngo nkora ibintu byinshi bitandukanye ntabwo nabirana bishobora dusoza abantu giye bari kunyura nanjye urumva mbari imihanda abantu barabizi kugira ngo bajye bakwigereraho batanyuze zitumariye n'ukuntu areshyaga amikoro yanjye ubwo nigendere. Thank you so much abo twabanaga hano kuri Favegaz TV nitwa Junior murabizi simbura impambira ubusohotse kuri uyu mugabo ibyo twaganiraga byose mwabibonye bemereye ngo pati tu abantu mujya mumbwira mutarike se ko twabonye umuntu bamuvura ese yaje gukira bigenda bite ubwo pati tu y'umukecuru nayo ndayibemereye ndabashimiye cyane.